ikoranabuhanga rigenda ryihuta cyane, haba mu micungire yaryo, mu guha agaciro abantu bashaka kwinjira mu bindi bihugu, mu bukerarugendo, ishoramari, kwiga, gukora, cyangwa se abashaka gutura haba iby'igihe gito cyangwa se kirekire. Ndagusuhuje wowe wamaze gukora subscribe. Uhawe ikaze kuri Storyteller Family. Reka uyu munsi nkubwire igihugu ubu wasabaho visa mu gihe kingana iminota 5 gusa ukabura yihawe. Ni kenshi tubwirwa ku isi yabaye umudugudu, ariko ibyo bigerwaho n'uwarebye kurakegera Kigali Global Visa Destination. Kigali Global Visa Destination niwe mufatanyabikorwa wawe wizewe mu bikorwa byose bijyanye n'uko wabonamo visa ndetse no kwiga hanze. Tugufasha mu gukora application zose zigezweho kuva kuri study admission, tukagufasha kubona visa y'akazi, iyo gusura ahantu cyangwa guhura n'umuryango wawe uherereye hose ku isi. Kigali Global Visa Destination dukorera Kicukiro Sonatube mu nyubako ya Silverback Mall muri floor ya 3. Ukeneye ibindi bisobanuro kandi waduhamagara kuri nimero zikurikira arizo 0780 72 89 74 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0794 47 05 34. Kigali Global Visa Destination. Study in your dream city. Study in your dream city. Kuwait ubu ni kimwe mu bihugu bifite ibisubizo byihuse mu bijyanye no gutanga visa mu gihe gito. Ubu ngubu umuntu ushaka kwinjira muri iki gihugu ashobora kubona visa mu minota 5 gusa binyuze ku rubuga rwa Kuwait Visa Platform. Minister Sheikh Fahad arakumenyesha ko Kuwait idakumira abashaka kwinjira muri Kuwait mwese. Muhawe ikaze kandi nta gihugu na kimwe gihejwe cyangwa se kitemerewe kuba cyasaba visa. Byose bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Nta gutonda imirongo ndetse nta no gutakaza igihe cyanyu mujya ku ma office gushakayo ibyangombwa. Iyo ukeneye gukora application yo gusaba visa, kubikora biroroshye cyane. Winjira kuri website ya Kuwait Visa, ukuzamo amakuru yawe yose, personal information, amakuru yawe bwite. Ugahitamo ubwoko bwa visa ushaka, kuko haba hari amoko menshi atandukanye ya visa. Uhitamo ugendeye kuyo ukeneye: tourist, business n'izindi. Ushyiraho kopi yawe ya passport ndetse n'ifoto yawe. Amafaranga yishyurwa ino visa ni amafaranga make cyane. Reka nguhe urugero kuri tourist visa, transit visa, wumva ukuntu ino visa ihendutse. Urugero nka tourist visa igura amadinari 3. Uyavunje mu madolari ni amadolari 10 yonyine. Transit visa igura amadinari 2. Uyashyize mu madolari ni amadolari 6.5. Hari igihe ujya mu bihugu by'amahanga ukaba warenze igihe bitewe n'impamvu runaka. Penalties cyangwa se ibihano ushobora guhabwa hano, ucibwa amadinari 10 ku munsi. Icyo nakubwira hano, iyo umaje gusaba ino visa ihita itangwa mu minota 5 gusa. Can you imagine? Ibi rero bituma Kuwait iba igihugu cya mbere haba muri Aziya, muri Afurika ndetse n'ahandi gitanga visa mu buryo bwihuse. Fast track digital system. Minister avuga ko iyi gahunda ari igice cy'impinduramatwara mu buyobozi bwa Kuwait, harimo guhindura gahunda zose za leta zikajyana n'ikoranabuhanga. Kuwait kandi yashyizeho urubuga rwa kabiri rwitwa Visit Kuwait. Uru rushinzwe gutanga uburenganzira mu gutegura ibirori ndetse n'amanama, guhuza abashyitsi ndetse n'inzego z'ubukerarugendo. Ibi byose ndi kukubwira bigamije gukora uburyo bwuzuye bwo kwakira abantu neza, kandi bigaragaza ko Kuwait iri kwinjira muri e-government, leta y'ikoranabuhanga, mu buryo bukomeye cyane. Reka nkubwire impamvu z'iki gikorwa. First of all, Kuwait irashaka kugera ku bintu 3. Icya mbere harimo korohereza abifuza gusura Kuwait, haba bifuza kuhakora, kuhiga, kuhatembera ndetse n'ishoramari muri rusange.
Icya kabiri harimo guteza imbere ubukerarugendo. Hagati y'ukwezi k'Ukwakira ndetse n'Amata, iki kiba ari igihe cyiza, ikirere kimeze neza muri golf. Bifuza rero ko abashoramari ndetse n'abakerarugendo bagana kino gihugu ku bwinshi. Icya gatatu ni ukwerekana ko ari igihugu cyizeye umutekano wacyo ndetse ko n'ubutegetsi bwacyo buhamye. Mu magambo ya minisita avuga ko ahaye ikaze abaturuka ku isi hose mu gihe babaye bubaha amategeko ndetse baha n'agaciro igihugu cya Kuwait. Ibi rero byose bijyanirana n'andi mavugurura ndetse n'impinduka muri rusange. Urugero nk'ubu Kuwait yashyizeho itegeko rishya rikomeye, nk'ubu Kuwait yashyizeho itegeko rishya ryo kurwanya ibiyobyabwenge. Iri rikubiyemo ibihano bikomeye, harimo n'igihano cy'urupfu ku bantu bacuruza ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru. Hari indi gahunda nshya, urugero nka alternative penalty system. Aha ni mu gihe ukoze ikosa ushobora guhabwa ibindi bihano bisimbura nko gufungwa, ukaba watanga amafaranga cyangwa se ugakora imirimo rusange. Ibi rero bituma Kuwait irushaho gushyira imbaraga mu mikoranire yayo hagati n'ibindi bihugu byo muri Gulf Cooperation Council, urugero nka Saudi Arabia, Qatar, Oman ndetse n'ibihugu bigize ubumwe bw'Abarabu. Ibi ni mu buryo bwo gukaza cyangwa se gusangira amakuru no kurwanya ibikorwa bitemewe nko gucuruza ibiyobyabwenge. Ibi byose byubaka ishusho nziza kandi nshya y'uko Gulf iri kuvugurura inzego zayo mu buryo bwihuse kandi bugezweho. Iri ni isomo rikomeye ku bihugu byifuza gukurura abakerarugendo, abashyitsi, abashoramari ndetse n'abandi, kuko byose bishingiye kuri speed and trust. Iyi story yacu uyu munsi yerekana ukuntu ibihugu bikoresha ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru mu gutanga serivisi, byongera icyizere ndetse n'ubukungu. Iri ni isomo ryiza ku bindi bihugu. Kuwait yerekanye ko kuvugurura imikorere bitangirana n'udushya, innovation, kandi ko uko igihugu cyaba kingana kose, cyaba gito cyangwa kinini, cyaba gikennye cyangwa gikize, gishobora guhindura amateka yacyo mu gihe gito, igihe gihisemo kuvugurura imiyoborere ndetse n'imigenzereze yacyo. Hari ibihugu byinshi cyane hirya no hino ku isi byakwigira kuri ino nzira ya Kuwait yo gukora ibintu mu buryo bwihuse, bwizewe kandi buhamye. Ese wigeze wifuza cyangwa se utekereza ko wabona visa mu gihe cy'iminota 5 gusa? Ese birashoboka ko no mu bindi bihugu umuntu yazajya abona visa mu buryo bwihuse, nko mu gihe kiri imbere wakenera visa ukaba wayibona mu gihe kitari kirekire? Ndabashimira kuba mukurikirana Storyteller Rwanda. Thanks for watching. See you next video. Ni kenshi tubwirwa ku isi yabaye umudugudu, ariko ibyo bigerwaho n'uwarebye kure akegera Kigali Global Visa Destination. Kigali Global Visa Destination niwe mufatanyabikorwa wawe wizewe mu bikorwa byose bijyanye n'uko wabonamo visa ndetse no kwiga hanze. Tugufasha mu gukora application zose zigezweho, kuva kuri study admission, tukagufasha kubona visa y'akazi, iyo gusura ahantu cyangwa guhura n'umuryango wawe uherereye hose ku isi. Kigali Global Visa Destination dukorera Kicukiro Sonatube mu nyubako ya Silverback Mall muri floor ya 3. Ukeneye ibindi bisobanuro kandi waduhamagara kuri nimero zikurikira, arizo 0780 72 89 74, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0794 47 05 34. Kigali Global Visa Destination. Study in your dream city. Study in your dream city.